Turabashije mwese mudukurikiye turi kuri Kigali Convention Center habera inama y'iminsi 3 ni inama yateguwe n'abafatanyabikorwa batandukanye ariko nanone inama y'abafatanyabikorwa muri gahunda ikomatanyije y'iterambere ry'ubuhinzi muri Afrika bakunda kwita CAADP aho rero bareba intambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa amasezerano ibihugu biba byariyemeje nk'amasezerano ya Kampala n'andi masezerano. Muri akanya rero ndi kumwe na Jean Paul Ndagijimana n'umuyobozi wa Agra mu Rwanda, Agra n'umuryango uteza imbere ubuhinzi n'uhererekane rw'ibiribwa muri Afrika. Jean Paul Ndagijimana, mwebwe nk'Agra murebye uruhare mufite mu guteza imbere ubuhinzi muri Afrika cyane cyane mwibanda ku bahinzi batoya, iyi nama isobanuye iki muri urwo rugendo rwo guteza imbere ubuhinzi? Murakoze cyane. Iyi nama ni ingirakamaro cyane kubera ko guhera mu myaka 20 ishize Afrika yagiye ihura ikiha intego kugira ahantu ikora ubuhinzi n'aho ibugeza mu byitwa CAADP Compact. Hari byahereye Malabo bijya n'ahandi. Uyu mwaka rero mu ntangiriro zaho twagiye Kampala dukora gahunda y'imyaka 10 ijyanye guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ariko cyane cyane turenza ibyo abantu bavugaga byo kongera umusaruro, bwo tukareba food system, tukareba ibintu byose bijyanye n'imirire n'ibiribwa. Iyi nama rero niyo kugira ngo izo ngamba tuzishyire mu bikorwa kandi dufate sinzi ko nabyita collaboration, dutangire turebe uburyo turubufatanye hagati y'inzego za leta, inzego z'abikorera, amashyirahamwe y'abahinzi kugira ngo urugamba rubu rwacu twese. Navuga rero ko ari inama ikomeye cyane mu kugena uko imyaka 10 iri imbere mu buhinzi zabimeze. Abantu mwagejejeho ijambo ni bande? Murategeza ko bafite uruhare mu gutuma ibyo bigerwaho? Icy'ingenzi Agra ibabwira abakoraniye ahangaha buzuye iki cyumba barimo abo mu nzego za leta, abikorera n'imiryango itari ya leta. Mu cyumba hari abantu ubwoko butandukanye, ariko abambere twabwiraga b'inzego zitandukanye, abambere twabwiraga ni abashinga amategeko. Harimo abantu bo mu nteko nshinga amategeko zo hirya no hino, abayobozi ba leta, abaministre. Ni ukubabwira ngo Afrika igendera ku muvuduko w'abayobozi bayo. Tuvuga tuti nk'uko u Rwanda tumaze inshuro zirenga 3 tuza ku isonga mu guteza imbere ubuhinzi, n'ibindi bihugu byabishobora, kandi bisaba ko habanza kubaho politike, hakabaho strategy, ingamba zituma ibyo bintu bigerwaho mu buryo bufatika bufite imibare. So aba nibo bambere twabwiraga, abayobozi, abashyira amategeko, abatora budget n'abashyira politike z'igihugu mu bikorwa. Ariko abakabiri bari mu inama nabikorera, harimo abantu bacuruza inyongeramusaruro, bacuruza ibikomoka ku buhinzi. Twabwira ngo leta izadushyiriraho uburyo bwo gukora, ariko nitwe tugomba gukora. Tukabwira tuti mukeneye iki kugira ngo tubafashe dushyireho ingamba zituma ubutaka buboneka, umutungo uboneka, finances, logistic, ibintu byose bijyanye no kugira ngo abikorera batezwe imbere n'ubuhinzi bigerweho. Abagatatu bari mu cyumba ni abahinzi ubwabo n'amashyirahamwe abahagarariye kugira ngo tubabwire tuti ibi byose ni mwe, inyongeramusaruro, imbuto, imiti, turi kureba ibyo twakora nk'ibihugu, byo twakora nk'abikorera kugira ngo mubone ibyo mukeneye kugira ngo mwongere umusaruro, abantu babone ibiribwa byiza kandi bihendutse. Hanyuma banyuma twakomeje kuvugaho n'urubyiruko n'abagore, kubera ko nibo benshi bagize umugabane wa Afrika. Dushaka ko muri iyi myaka 10 iri imbere urubyiruko cyane cyane urw'abakobwa babona amahirwe mu buhinzi, bagashobora kwiteza imbere no guteza imbere Afrika. Murakoze cyane. Inama 21 y'abafatanyabikorwa muri gahunda ikomatanyije y'iterambere ry'ubuhinzi muri Afrika CAADP irabera mu Rwanda, igihugu kimaze igihe kiza ku isonga mu gushyira mu bikorwa ibiba byaremeranyijweho ku rwego rw'umugabane wa Afrika. Abateraniye rero muri cyumba cy'inama cya Kigali Convention Center nta kindi batekereza uretse kureba uburyo ibyanditswe mu bitabo, imigambi yose hari yashyirwa mu bikorwa